umbabarire nze guhera ku nkuru yambabaje irashengura bigeza aho Lorenzo ari mu gahinda ahagaritswe amezi 2 yaragiranye ikibazo narigani Rugaju. Ese Lorenzo waruze amafaranga yahembwaga kuri RBA urayazi cyanayoze? Ntago narinya. Lorenzo yahembwaga inote 200,000 Munyamakuru RBA 200 ejo bundi nibwo bari bamwongereho senkani ubwo aba 250 ni nyuma yuko yari amaze igihe nakotara agira kuri RBA. Ariko se nanone ninde muntu washyashyarije bagatanga raporo niba abangaba bari Karongi urumva niba bashe kuba bakiyunga bakarinda iyo abantu bahamagaye Sandrine Sheja ndetse na Divey wayo muri RBA. Ninde wafashe igipapa cya Lorenzo akajya kugihisha muri boot? Ese yabitewe n'iki? Timu abantu bari kumwe uri kubyumva. Ariko Lorenzo akibuze umuntu bacyocyoranye cyane ninde? Ni Rugaju. Ni Rugaju. Hazamo n'ibitutsi narabikubwiye. Uburyo ngo bagahanye bakurizanya banyina n'ibiki abanyamakuru barabiye se barabiye barabose bagatukana ku myanya ndangabitsine yabanye kuri yego ko mana nyagasani uzi ko ngo batukanye kuruta babashumba bake. Lorenzo araza kugana he? Ugomba ninje mu gakayi kanje Nkunda Amahoro namaze kumenya makuru yuko iradiyo bita BNB FM ahangaha Nyarutarama bamaze kuganiriza Lorenzo akaba yabajoininga baramubwira ngo Lorenzo niba RBA gutesheje agaciro ngwino turagushyira ku mushahara w'ibihumbi 600. Namaze kumenya makuru yuko RBA yateye igitoroshi bakabwira uwo bita Jariki Fura yiwacu ati tugukeneye kuza kuba umuyobozi wa siporo kuri RBA. Rigani yamaze kugenda. Niba Rigani yagiye atazagaruka kogeza ni ngombwa ngo kwizigira ibyo bintu none abijyemo byandana. Mukanya ndaza kugukacika indi nkuru yundi munyamakuru RBA iri kuganiriza. RBA yamaze kwegeraho bita Nepo mu bicu. Titiza baramubwira ngo ngwina hanga kuri RBA tugukacika amafaranga aryoshye arute amafaranga Samu Karenzi agwa kuri SKFM. SKFM imaze igihe kingarute yatangiranye nayo ariko RBA yamaze kumubwira ngo ngwino va ku giti dore umuntu va ku giti itaba igihugu yakigwamaga ugira ute uritaba. Nibizeme yafashe Karenza mu cyamazi Samu Karenzi ariwe muyobozi kandi ngo ariwe boss. Nyuma yuko Samu Karenzi afashe makamugira umuyobozi uri kubyumva niyibizeme yaramufasha mu cyamazi Burundi arasiribanga urumva okay. Nyuma yuko niyibizeme afashe Karenza akamusiribanga mu kiganiro akamusiribanga inshuro zirenze 12. Nibizeme yafashe Karenzi aramusiba asubiramo ngo aramusiribanga. Karenzi wigize umusini uvuga ngo nta muntu ashaka umuvuguruza umwana w'Inyanza yaramusiribanze nanjye ndika. Nanjye numva ngo Samu Karenzi niwe boss wa radio. Yes, reka mbasubize kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kim TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko muri amahoro natwe tumeze neza cyane. Utameze neza ihangane byanze ariko hamwe n'Imana ejo uzatera Haleluya z'imirambararo. Mbwire ngo wejya gukora cyane kandi usenge cyane maze Imana iduhere umugisha twese hamwe muri rusange. Nitwa Okimu kuri kamera ndi kumwe na Mpeketa nicaranye na Emi Kabaka wijanditse. Nkunda Amahoro ariko amahoro ye yaciye ukubiri nayo niwe tugiye kugenda tuganira aka Kagoma umwana wo mu majyepfo iburengerazuba majyepfo sha mu majyepfo ufite ibihe bibazo none uko mbona udashyushyemo. Nkunda Amahoro yashaje isazi ige Kiriyatesi cyangwa wabisikanya n'Amahoro ni wanene wowe Kiriyate nanjye ni wanene
ni wanene ejo narindi za iburasirazuba ejo narindi iburasirazuba ngiye narabikubwiye ngo ejo ngo wari wagiye gutanga mituweli iburasirazuba ikibazo nayo ngira wagiye gutanga mituweli utagira mituweli oya ariko nta munyarwanda utagira mituweli ejo hari igikorwa cy'urukundo twari twarakoze igikorwa ubwo nakoreraga kuri Nino TV twari twaragiteguranye n'umukada na mucambuzi ndetse na Tistashi hari harimo nabo bita basharomi mupagasi twari twarateguye gutangira imiryango nyine bitewe n'ubushobozi dufite n'abantu bacu badukunda gutangira abo bantu mituweli ejo twe twagiye ikayonza twishyuriye ni abantu 81 mituweli 81 hariya mituweli nangahe bitatu okay nuko rero wishyura mituweli we nta mituweli ugira shyuhamo oya njemba ngomba kunyine kurega mani oya ngetse byanjye bo wabimenye shyuhamo nibwo mpaceka neza najya gutangira umuntu mitaye kubujyana nangire shyushye shyuhemo nyine erega wewe wamaze kubaka abantu mu ikintu cyuko ubugomba ubakacika inkuru shyushye oya nagomba gutangira inkuru shyushye ahubwo ndashaka kugenda nzamuka urumva ukuntu bimeze bagomba kugenda nzamuka gake nahangaha amakuru abari mesha ariko cyekoza abahungu nabo baba bayamena miriro gusa banabuza aho nyihera ati babwire oya jya umuretse yego shawoki twitangirane na Papias Stereo Designs tamo Papias Stereo Design uzane na ya restaurant yo mu gisimenti iyi company yacu ya mbere ikora icyo bita ama TV stand yaba ibitanda yaba n'amaparafu ibintu byose biba biri hariya ko babikora warabibonye yego ubwo bundi bagukacitsa akabati ndavuga ati yewe we uramutse ushaka ibikoresho by'ino company wabahamagara kuri 0782733813 cyangwa se ukabandikira no kuri WhatsApp ngo ukeneye ama TV stand ukeneye ko bagukorera parafo ukeneye ko bagukorera amagariderobe ukeneye ko bagukorera ibitanda ibyo byose wabahamagara mugaciringa gake ubwo rero ikindi twabwira abantu ni ukuba umuntu wese ushaka gusohoka ko nta handi hantu ho kuba wasohokera uretse The Midnight mu gisimenti kwa Baraka sha The Midnight niho hantu hambere hamaze guca impaka ariko ngo Baraka ngo yazanye ngo umushefu w'umuzungu umushefu w'umuzungu arahasanzwe ahubwo yazanye undi bamaze kuba babiri ubu ni abazungu babiri yazanye ngo na red carpet ngo winjira ngo n'amatara yaka bagufotora n'umukameraman usigaye ufotora abantu yabo ubafata tu video yabo ubafata iki ibintu byose ngo n'aba DJ 2440 aba DJ ni bane karabu imbere nimara kuzura tuhita dushyiraho abandi babiri baba DJ batandatu ubwo rero igikoni cyawo cyo n'abandi bane hanze igikoni cyo cyamaze guca impaka birazwi ikintu kijyanye n'ama chicken rice hariya ikintu kijyanye n'ama chicken leg n'ibiki byose na gatungo kaba kameze neza twinjire mu mwandiko shawoki shyuhamo nka chicken nkuru ndashaka ko tuza kwinjira mu mwandiko no munsi nati kurya abagore cyangwa abapasiteri shaka kujyaho ujya no mu matwi y'abagore burya oya ntabo ariko hasi wamene bya ya video ufitera oya birabo byihoreye video z'abantu bambaye ubusa buziretse kandi ubu no nkuru nayimena nkahita mu mwandiko reka twinjire mu mwandiko uno munsi ndashaka ko tuza kwisaba yanga hehe tugiye kuvuyanga iki tugiye gutangira tugira gute uvuyanga twivuyanga yego urumva niba tugiye kwivuyanga ngiye kukwinjiza he nakubwiye ko tugiye urubuga rw'imikino ngiye kukwinjiza mu maradiyo mwinjize mu banyamakuru intambara z'ubutita zatangiye witonde ku maradiyo se maradiyo gusa nayo ajya agira intambara z'ubutita no ku banyamakuru urumva ibi ni ibintu ngiye kuza kukubwira ngaruke ku buhemu bw'umuntu bita Rugajurigani urumva Rugajurigani nubwo twaje tukavuga ko yadwanye na Lorenzi Kayonza nako ikarongi ngo yamukubise ibipfunsi nka 6 ku munwa bapfiki bapfaga igipapa se abantu b'abagabo baragiye bakina imikino nk'iy'abana Lorenzi ibintu bamukoreye buretse ko Lorenzo nabagira umujinya
bakinga imikino y'abana buriya njye naje kumenya intandaro ya biriya byose yo kuba baradwanye. Baragiye bafata igipapa cya Lorenzo bajya kugihisha muri butu y'imodoka. Ubwo se bagiye kandi yakijyanye mu nzu muri hoteli bararagamo. Lorenzo abyutse ashatse igipapa cye arakibabaza. Arakibura. Mu kukibura atangira kugira gute? Kukibabaza. Babatangiye gushitingana. Uramuzi nawe ntuza Rugaju umunwa wagira. Abazamuye umunwa Lorenzo aramubwira iti ariko vipi? Ye nikoreye ibirayi nawe nakwikorera nkakurenza uruzitiro. Ngo hari uwo bakubise ingome 5 kunda. Yewe ibi nkuru ndashaka kuyimena nitonze. Izi radio zose none namaze kuzinjiramo zose uve BNB ukate SKFM Kicukiro ukate RBA ukate hano muntu uza mu Gisimeti kuri Fine FM. Izo ni radio zose shaka kugaruka hanga. Izo zose ngiye kuzinyuramo ko zivuga urubuga rw'imikino gusa. Zose ngiye kuzinyuramo nyine. Mubwire ngo sibi byifashe bite. Umbabarire nze guhera ku nkuru yambabaje irashengura bigezaho Lorenzo ari mu gahinda ahagaritswe amezi 2. Yaragiranye ikibazo narigani Rugaju ahagarikwa amezi 2 mu kazi. Yahagaritswe amezi 2 atahembwa. Ariko ndibuze kukubwira inkuru kwangaha Lorenzo bishobora no kurangira adasubiye kuri RBA. Warubizi akajya heho? Ese Lorenzo waruze amafaranga yahembwaga kuri RBA urayazi cyanayoze? Ntago narinya. Lorenzo yahembwaga inote y'ibihumbi 200. Munyamakuru RBA 200 ejo bundi nibwo bari bamwongereho senkani. Ubwo aba 250. Aba 250. Ni nyuma yuko ari amaze igihe nakotara agira kuri RBA. Ariko nanone bamushukisha ikintu kimwe. Kumubwira ngo tuzatuguha iki? Tuzatuguha inguzanyo. Urumva iyo nkuru ndashaka kugira gute kuyinjiramo. Ariko mubwira ukuntu uyu Rugaju bagiranye ibibazo naze byibuze ngafate Lorenzo nk'umuvandimwe nk'umuntu bari batuwe bakorana bari bari inshuti igihe cyose baranaga ahantu heshi babaga bari kumwe mu makapani meshi naze kumudefanda na gatoya ariko amufatiranya mu bibazo agira ute arahuranya arakubitagura arahuranya bro. Reka nze mwumvisha no magambo wumva ukuntu Rugaje ari umugome. Uretse wumva hanga ayo magambo ni yarimwe ubugome. Baburetse wumve. Nta muntu numwe ngiyewe Rugaju nangaja ntawe nirukana nta no mpagarika nta no mfite uburenganzira bwo kubabarira. Ariko abumva hari abafitiye umuntu runaka imbabazi bazaze babibwira abayobozi. Ntabwo ndumva. Oya ariko rigara karuvuzeho tugenda uburenganzira bwo kubabarira urabufiteho. Wowe uburenganzira mu mutima wanjye apana mu mategeko. Wumvise ukuntu umugaraga mubwiye ngo uburenganzira bwo kubabarira arabufite mu mutima we ngo apana mu mategeko. Wumve uburenganzira bwo kubabarira urabufiteho. Wowe uburenganzira mu mutima wanjye apana mu mategeko. Mu mategeko ntabwo nyewe ngabufite mu mutima we apana hehe apana mu mategeko. Ariko se nanone ninde muntu washyakirije bagatanga raporo niba abangaba bari Karongi. Urumva niba bashe kuba bakiyunga bakarinda iyo abantu bahamagaye Sandrine Sheja ndetse na Divey wayo muri RBA ndibaza ninde bagahamagara ubuyobozi bukuru ikabari Karongi muri hoteli. Ninde wafashe igipapa cya Lorenzo akajya kugihisha muri boto? Ese yabitewe n'iki? Itimu abantu bari kumwe uri kubyumva. Ariko Lorenzo akibuze umuntu bacyocyoranye cyane ninde? Ni Rugaju. Ni Rugaju. Hazamo n'ibitutsi narabikubwiye. Uburyo ngo bagahanye bakurizanya banyina n'ibiki abanyamakuru barabiye se barabiye barabose bagatukana ku myanya ndangabitsine y'abanyina kuri yego ko mana nyagasani. Uzi ko ngo batukanye kuruta babashumba bakera baba bafite ikinyabupfura cyinshi ntabwo bakora ibyo bintu ngo batukanye kuruta babashumba bakera. Oya rabeshya nta munyamakuru. Urabizi urugomo rw'abashumba bakera ibyo bakora. Ntabwo umunyamakuru wa RBA yakuriza undi nyina.
byose urumva bishoboka Gize Imana ahubwo yamukuriza gusa atamwambuye ubusa shabyiworere urumva namba no kumukuriza byibuze ashobora no kuba yatagiye kugushyira mu mugongo agushyireho imetso ariko bo ngo baratukanye bro baratukanye ngo hoteli yose irasohoka baza ngo gufana bafana batukana se abantu batukana ntago babafana ngo barabafanye pe kuko ngo bari bameze nk'abari kogeza match. Ese ubundi ikibazo nyamukuru cya Rugaju Rigane na Lorenzo ubundi gituruka kuki? Byaturutse aho ngaho ariko nanone ndaza kuza nkubwira inkuru uko biri kose nakubwiye ubushuti bwaba ngaba warumva uko biri kose nkanjye nawe turwanya hari cyaba gitumye turwana ntaga abantu bagiye ngo bacyocyorane gusaba kubitana ingumi ku muntu kandi nakubwiye impamvu baracyatse gukina iby'abana byo kwihishanya guhisha ibipapa by'abandi uvuga ngo intambara yaba yaturutse kuri blague zo guhishanya inkweto yo guhisha iby'abandi uri kubyumva ariko nanone wibuka aba bantu ubushuti bari bafitanye uribuka kampani imwe bose bamamarizaga none se bari bayihuriyemo niba barakinaga iby'abana ko wavuze ngo urukweto rwajyanywe muri buto na timu ku kimwe yahise asimbukira Rugaju we yaje nyine ari kubaza uri kubyumva abandi nakubwiye umunwa wa Rugaju Rigane urawuzi riganuza umunwa we na Wasira ubwe yaravuze ko amutinya ngo burango no kwishyura facture kwiwe biragoye oya urase nayo kagishaka udufaranga ariko nawe ni inkoma mashyi nkuru yageze ku mukire azi gucinya inkoro bro aryama no hasi azi gucinya inkoro yakemera karambika inda hasi ukamuca hejuru uwo ni Rugaju uri kubyumva wibuke narindi kukubwira ngo wibuke uyu nguyu Rugaju Rigane ubwo SKFM yazaga urabyibuka bari mu nkundura zo kwirita abanyamakuru uyu Lorenzo yashatse kwigira kuri SKFM ariko Rugaju aza kumwegera mugira inama aramubwira ngo byibuze ahanga ntago wahava aha niho hari ibiryo batanga inguzanyo uzajya ubona agakredi uri kuri radio Mary uri kuri televiziyo y'igihugu SKFM yo ntiyatanga inguzanyo itonde ibyo nibyo bintu tuza kwinjiramo byose amugira inama ari na BRBA yabonaga ko Lorenzo ashaka kwigendera atishimye bamwongereraho senkani ahita ajya ku 250 uri kubyumva aya niyo mafaranga Lorenzo yahembwaga kuri RBA ariko akagira niki ka kantu ko kuvuga ngo wenda nzakaga kredi k'500 miliyoni ngende ngi Musanzi wacu mbe nahingisha ibirayi cyangwa norore n'ingurube baguhema 200 bakakuguriza 500 nyine bo urumva bashobora kukuguriza bakareba nuko nuza kontara yawe imeze bakagukakika nk'akamiliyoni ukajya guhinga ingano ukamanuka ukajya mu birayi ibisusa n'ibiki byose urumva Lorenzo ubona ko yavamo umworozi mwiza yazajya abasha no kujya ajya mu ngurube akazisetsa urumva akazishimashima erega ingurube abizishimashima ari ukuntu ihita iryama hasi ibyo yari ibyishimo by'umushumba w'ingurube n'amatungo yarimo urumva bamukakika inote ya 25 ariko wumvise amagambo uyu nguyu Rugaju ariko muvugaho ese Lorenzo araza kugana he nyuma yuko ari gukorera kuri YouTube channel ye urabyumva yego Lorenzo ifo aka kanya atari gukora kuri RBA Lorenzo araza kugana he ugomba ninje mu gakayi kanje muhunda amahoro namaze kumenya amakuru yuko iradiyo bita BNB FM ahangaha Nyarutarama bamaze kuganiriza Lorenzo akaba yabajoininga baramubwira ngo Lorenzo niba RBA gutesheje agaciro ngwino turagushyira ku mushahara w'ibihumbi 600 ave kuri 250 ave kuri 25 ajye kuri 600 kuri BNB menya amakuru y'ikintu nanone kiri kuzitira Lorenzo ho gato ni yanguzanyo ya banki ya hariya yafashe jewe ako nakantu kari kumuzitira ariko BNB bamubwiye ngo ngwina hangaha twege turagukacika inote ya 600
bamuhaye amafaranga rero yonguzanya ajye kuyisubiza. urabyumva ukuntu bimeze. Ariko nanone iyi RBA ubwo nakubwiye ngo ndi mu maradiyo ndagenda yose nyavangatiranya uraza kumva ibi nawe biza guhurira hose. RBA namaze kumenya amakuru yuko uyu Rugaju Rigani twahereyeho turi mu buhemu bwe. Ubwo Rugaju wabonye ejo bundi ko yagiye mu ikipe ya Gorira. Urabizi ko Rugaju yize ubutoza ari kungiriza mu ikipe ya Gorira. Hakaba amakuru yandi avuga ko Rugaju urabizi ko yajyaga atoza Sofu muri iyi mikino ya gisirikare. Rugaju ni umwe mu bantu nakubwiye ko ari inkoma mashya zigucinya inkoro. Yamaze kwinjirira aba bafande n'ubundi bamujyanye muri ariya makipe ya gisirikare. Ari kubinginga atakamba babwira ngo byibuze mwambabariye nkajya mu ntare. Intare urabizi ni ikipe ya kangahe? Ya Peri. Ya kabiri ya Peri. Urabyumva ni Rugaju. Niba Rugaju yamaze kujya muri Gorira, urumva ko umutima wa cyane uri kwerekeza mu kuba yawo umutoza. Sibyo? Rugaju yamaze kwandikira RBA abasaba ko yagabanyirizwa amasaha akora. Urubyumva? Wango Rugaju akora mu gitondo, urabizi urubuga rw'imikino rutangira kuva saa 3 kugera saa 5. Agakora no muri Magic Sport ya nimugoroba. Urumva? Yego. Kuva saa moya. Buri munsi? Ntago ari buri munsi, urumva nyine abagenda basimburana. Urabyumva? Yego. Uyu Rugaju yamaze kwaka iki? Ko yagabanyirizwa amasaha. Yagabanyirizwa amasaha yo gukora. Urumva? Ubwo aho ngaho ni kuri RBA. Ese iyi RBA niba Rugaju yamaze kugenda mu butoza, ibyo bivuze ko Rugaju atazongera kugaruka kogeza imipira yo mu Rwanda. Icyo turacyemeranyaho cyane, tucyemeranya kiravivuye. Yabaye umutoza ntiyasubiza ntago azagaruka kogeza imipira. Yabaye umutoza yagorana, sibyo? Kandi nunareba neza uraza gusanga mu butoza niho haba amafaranga menshi kurusha kuba yaba ari kuri itangazamakuru. Icyo tucyemeranyeho nacyo. Uracyemera ntucyemera? Yego. Ibyo bintu byanjye byose ndagira gute bivivura ahangaha mu ikayi yanjye. Urumva? Turemeranya ko mu butoza habamo amafaranga kuruta itangazamakuru. Urabyemera? Yego, ndabyemera. Wabyemeye. Ibyo bivuze ko rero Rugaju mu gihe kitarenze umwaka wa 2026 Rugaju ntago aba ari kubarizwa mu itangazamakuru. Iyo ni inkuru nkubwiriye ahangaha. Ni inkuru nkacitse. Ni inkuru nkukacitse. Buyibitse ahantu. Yishyire entre parenthèses. Yego. Rugaju ibingibi bisobanuye ko ari gusezera itangazamakuru. Ayerekeza mu butoza. Ahubwo ari kwigira mu butoza. Bivuze ngo namara kubona lisanse yo kuba yaba umutoza wa mbere arahita acaho. Yego. Tangazamakuru ari sezera. Ntabwo yabikora byombi se. Ubwo wenda yazayakora nyine nk'umunoza nkuko twabonye ba Coach Hassan. Coach Hassan uramuzi wakora kuri BNB. Aba nabatoza nyine nabo bajya baza bakanaliza ibintu gake gake. Urumva? Bakabyanaliza wine bawumva bya bintu umuntu aba yaranyuzemo. Nawe wenda akaba yabikora muri nawe bakajya bamutumira nyine bakati wenda nko ku cyumweru tugushyiriye ikiganiro kuri Cafe Sport kuri televiziyo Rwanda byibuze cyangwa uza gukora ku wakangaye kuri RBA utuntu nk'utwo ngutwo. Kuko Rugaju tumaze kubona ko ni umunyamakuru nawe w'umuhanga kandi ubona ko aranategura ibintu avuga arabitegura neza. Urabyumva? Dukomeze. Ariko iyi BNB nakubwiye wabyumvise? Yego. Namaze kumenya makuru itoroshi cya gitoroshi bita murekure. Yego. RBA yamaze gutunga muri BNB. Ubwo kiri kumurika iki? RBA yamaze gutunga igitoroshi muri BNB biravuga ngo twebwe ahanganga radio Meri televiziyo y'igihugu. Igihugu kiguhamagara ugira ute? Uritaba. Niba igihugu kiguhamagara ukitaba. Urabyumva? Namaze kumenya makuru y'uwo muyobozi
wo kuri B&B urabyumva yego wo mu mikino mu bakora mu gitondo uri kubyumva namaze kumenya amakuru y'uko RBA yateye igitoroshi bakabwira uwo bita Jarike Fura y'iwacu ati tugukeneye kuza kuba umuyobozi wa siporo kuri RBA. Iyo ni itoroshi namaze kumenya. Menya amakuru y'uko Jarike ngo aramutse yemeye baracyaganira ibiganiro bigeze kuri 90%. Jarike ngo naramuka yemeye kuva kuri B&B ngo niwe munyamakuru wa mbere ahangaha mu Rwanda uza kubuhawa amafaranga menshi ya Rokritoma. Ubwo subwa yarabangana gute? Umbabarire. Ngo niwe munyamakuru uza kubuhawa amafaranga menshi ya Rokritoma, ariko nanone ngo akaba ari we munyamakuru wa mbere ugiye guhembwa amafaranga menshi kuri RBA kurusha bayisheja bose na baje apere. Abo n'abayobozi. Abo n'abayobozi. Urumva? Abo n'abayobozi ariko nawe arajya kuba umuyobozi, abo umuyobozi nk'uko Kwizigira Jean Claude ari umuyobozi kuri RBA urubuga rw'imikino. Tandukanya Kwizigira, urumva? Umutandukanye na Isheja. Nibyo kuko niba Isheja zaza kuri Magic gukora niwe wabyipangiye kugira ngo ikiganiro kigire umwimerere. Urumva? Ni nka kuri abamishu bakoraga. Sibyo? Ariko Kwizigira atandukanye nabo ngabo. Kwizigira atandukanye nuko Cleophas Barore yaba ameze kuri RBA. Sibyo? Nuko Dive wayo yaba ameze kuri RBA. Nuko uyu nguyu Sandrine Sheja yaba ameze kuri RBA. Kwizigira ni umuyobozi w'urubuga rw'imikino. Ni uhagarariye kiriya gisata cy'abakora mu mikino kuri radio. Urumva? Wagira uko abapanga nyine niki ni nkuko twavuga ngo ahangaha ni we muyobozi wacu. Sibyo? Nuko nguko ariko ukaba utagize ari we muyobozi mukuru. Nawe ibukuru hari aho utanga raporo. Urabyumva? Bivuze ngo rero RBA yamaze guteramo igitoroshi ngizane uyu Jarike. Birahurira hehe? Niba Rugaju Rigani yari umukometeta, sibyo? Wo mu mupira yajyaga yogeza umupira. Bivuze ngo Kwizigira arahita ajya kogeza umupira n'ubundi nk'uko yabikoraga. Ariko niyabikoraga cyane arahita ajyayo cyane. Jarike azabiki umuyobozi. Urumva ari akazi kamwe babakuye ku muntu kuri Kwizigira bakamwegeza ku kandi. Urabyumva neza? Kwizigira ajye hehe mu mipira. Niwe waryo rusanzwe uyoboye urubuga rw'imikino. Niwe muyobozi. Hanyuma se kuki bashaka guhindura umuyobozi nuko wari uriho byamananiye. Oya kandi ibintu ndi kubwira ntabwo uri kubyumva neza. Nuko byumve neza uko bimeze. Uri kubyumva? Yego. Nukuvuga ngo niba Rugaju Rigani yogezaga. Bisobanuye ko kuba Rugaju yagiye kuba umutoza atazagaruka kogeza. Sibyo? N'ubundi hari hatuwe hogeza kuri radio Agiseri Rugangura, Ruvuyanga, Rigani na Kwizigira. Sibyo? Lorenzo yajyagamo rimwe na rimwe. Uri kubyumva ibyo bintu? Bivuze ngo Rigani yamaze kugenda. Niba Rigani yagiye atazagaruka kogeza ni ngombwa ngo Kwizigira ibyo bintu none abijyemo byandana. Mukanya ndaza kugukacika indi nkuru yundi munyamakuru RBA iri kuganiriza. Ujya wumve ko ibintu byanjye nanjye namaze gutera itoroshi. Namaze gutoza no makuru. Urumva? Ubwo bisobanuye ko Kwizigira ahita ajya hehe kogeza. Jarike byakunda bya confirm akaza akaba umuyobozi. Urabyumva? Dukomeze. RBA yamaze gutunga itoroshi mu kindi kinyatangazamakuru cyangwa Kicukiro SKFM. RBA yamaze kwegeraho bita Nepo mu bicu. Titiza. Baramubwira ngo ngwina hanga kuri RBA tugukacika amafaranga aryoshye.
arute amafaranga Samu Karenzi agwa kuri SKFM. SKFM imaze igihe kingana ute? Yatangiranye nayo. Ariko RBA yamaze kumubwira ngo ngwino va ku giti dore umuntu. Va ku giti itaba igihugu. Igihugu ye kigwamaga ugira ute? Uritaba. Igihe cyose kandi kigwamagariye. Ibiganiro nayo ngo bigeze kuri 90%. Ariko RBA wumva tageti yayo. Urumva? Nakubwiye mwibi byose byo kogeza, Neparogeza, Agiseri Rugangura rogeza, Ruvuyanga rogeza, urumva? Uwo bita Ruvuyanga yageze kuri The Choice, urumva? Ubwe noneho yitangariza amagambo akomeye. Bamubajije ngo ese abanyamakuru batatu wemera bazi kogeza umupira ni bande? Wumve ako kantu nushaka nawe uze kukandebera aho ngaho kanyinire. Ndebera aho ngaho kuri The Choice, jya kuri nuza yabo. Urabyumva? Ko nta muriro mfite. Urumva? Ruvuyanga ubwo ari itangariza ngo abanyamakuru nemera batatu nabangaba. Yavuze ngo wa mbere ni Agiseri Rugangura. Yego. Uyu ni siniya. Ariko ngira ubwo baravuga ngo niwe munyamakuru wa kabiri. Ariko nanone aravuga ngo wa gatatu ni Nepo Dushime mu bicu. Ibi biratanga amarenga y'iki? Yuko ari mu nzira zerekeza. Ari mu nzira zerekeza kuri RBA. Urumva bamaze kwipanga. Ruvuyanga arajya korana na Agiseri muri match z'i Kigali. Urabyumva? Ariko nanone unepo nibamuzana akaza gukora kwizanga kuri Rwanda Premier League, anakore kuri Magic Sport iri mugoroba. Yogeze match z'i Burayi. Uri kumva ikintu ba Sandirina bangaba bamaze gukora kuri RBA nyuma yuko Sandirina agiye kuri RBA agahindura ibintu. Akareba kavuga ngo mwege mwabanyamakuru mwe mwakoraga mu rubuga rw'imikino, urabizi bakoraga mu gitondo gusa. Bakoraga kuva saa 3 kugera saa 5, byibuze akagaruka undi uza kuza mu makuru ya saa 6, urumva? Aza kunyuzamo sport update. Tekereza kuba barakoraga akazi k'amasaha ngahe yonyine bagahita bitahira. Ariko Sandirina hageze itabivuyanga byose. Abivuyanza aravuga ngo murajya mukora bamwe mu gitondo abandi mukore ni mugoroba. Ntago muzabona umwanya wo kujya muri abo bantu muri kuvuga ngo muzi kwirebera abafatanya bikodwa mwamamariza mu biki n'ibiki. Aya ma YouTube channel yanyu ndayabacaho. Urajya utaha saa 5 uruhuke ujye gutegura ibyani mugoroba ugaruke mu kazi. Urumva iyo ni IQ ya Sandirina Sheja. Urumva ukano yajyanye. Ariko nanone arajyara tagetinga aravuga ngo ese aba bantu bakora ni mugoroba ko shaka gufata abangaba bakoraga ni mugoroba bazaga bakatugezaho iby'Iburayi, dukeneye kujya twogeza match z'i Burayi nkuko za BNB zibikora. Ba Fuad na ba Gicumbi byo bakora urabibona. Urumva? Na ba Nasiri. Natwe tugira ikiganiro cya ni mugoroba, ariko nanone duhita twijandika muri izi match z'i Burayi. Ninde uzazogeza? Agiseri Rugangura zaba yogeje match ya kumanywa yo muri Rwanda Premier League, anoageze match ya ni mugoroba. Biragoye. Ruvuyanga wifitiye amakuru y'ibyahani Kigali utazi iby'Iburayi cyane nagaza kubijyamo. Ibi ngibi turabikubita Nepo Dushime mu bicu, tumuzanira umuntu uzajya umufasha, tumuzanira bita nde Samiri umuhungu wanjye. Urumva? Uri kumva RBA hanigeze? Ibyo bintu byumve. Ndi kubyumva neza cyane. Ariko nanone namenya amakuru yuko uyu Lorenzo nanone SK ishobora kuba iri kumuganiriza nayo. Kandi kimwe na radio bita Umwezi iri Nyamirambo. Izi zose ni radio ziri gushima. Ariya Umwezi ni imwe itandukanyije na BND. Yego. Umwezi iri kwa Theodore. Iriya ni BND Kigali. Inyamirambo hari ya radio. Ahagana he? Ha BND Umwezi angaza 40 kuriya. Uri kubyumva? Yego. Ariko nanone menya makuru urumva SKFM. SKFM irimo intambara. Sizigira ngo zahoze mara. SKFM akakanya irimo intambara. Wazimenye? Zimbwire. SKFM irimo intambara hagati y'umuntu bita Niyibizi Aime
Niyibizi Aime yafashe Karenzi amuca amazi. Sam Karenzi ari we muyobozi. kandi ngo ari we boss. Nyuma yuko Sam Karenzi afashe Aime akamugira umuyobozi, uri kubyumva? Niyibizi Aime yaramufasha amuca amazi burundu arasiribanga. Urumva okay? Nyuma yuko Niyibizi Aime afashe Karenzi akamusiribanga, mu kiganiro akamusiribanga inshuro zirenze 12. Niyibizi Aime yafashe Karenzi aramusiba, asubiramo ngo aramusiribanga. Karenzi wigize umusini uvuga ngo nta muntu ashaka umuvuguruza, umwana w'Inyanza yaramusiribanze nanjye ndika. Njya numva ngo Sam Karenzi niwe boss wa radio SKFM. Niwe boss ariko nanone ushaka kuza kuvuga ibihuha. Yashinje uwo bita Rikari Umutasi kuvuga ibihuha, ariko Karenzi nawe avuga ibihuha, ariko agashaka ko igihuha avuze nta muntu uzanga muhakanye, agashaka ko cyo cyumvikana. Karenzi ushaka ko umuntu wese aza, Karenzi akajya avuga agaceceka uwo muntu wundi. Ibi ngibi bizakora babarikari bikore Kazungu Kereva. Kazungu Kereva twamwemeraga, ariko nawe urwego rwawe tumaze kurubona. Kazungu mu kiganiro ubwo arifata, kanze ngo gukinira nk'amajwi mato yangaha. Ureba abantu kuna n'ingoma amashyi. Kazungu nawe wagire ngo abeshejweho n'iki, dore yuba mwita Kazungu Kereva. Urabyumva? Yego. Ejo ingingo niyo ngiyo. Ejo ubundi yangizaza. Ntabwo izaza. Kujyayo mwagiyeyo. Ntabwo izaza. For your information. Ntabwo izaza. Ika nakambera ahangaha wenda ubwo reka ndeka kwinjira, ariko uyu nguyu nabwo abantu babumvise ibyo yavuze. Uwo ni Karenzi avuga ngo Yanga nizaza. Kandi Yanga ubwo yamaze kwitangariza ko izaza gukina na Rayon Sport. Ako siko narishatse gukinaho cyane. Urumva? Ndashaka kukumvisha ingoma amashyi bita Kazungu ahangaha. Wumve? Sibyo. Nushobora kumbwira ngo hagarukanye delegation y'abantu bane batatu ngo mugiye kunegosiya na Yanga match amical. Uyu munsi telefone zirakora, ushobora kuvugana na president mugenzi wawe reconsoze akakubwira gahunda z'ikipe ye, sibyo? Kugenda ngo uretse Kazungu uretse wakakubwira gahunda z'ikeneye Yanga. Banze nyumve iki communication yaba email yaba telefone, ukababwira gahunda ya precision yawe, bakakubwira gahunda ya precision yawe, mukaganiraho through emails, muka-exchanginga, mukaganira ibishoboka n'ibidashoboka, sibyo? Mukabivugana, mukava hano mugiye gusinya amasezerano. Ibintu byose mwarabyumvikanyeho, sibyo? Banze nyumve. Ejo ingingo niyo ngiyo. Ejo ubundi yangizaza. Ntabwo izaza. Kujyayo mwagiyeyo. Ntabwo izaza. For your information. Wamwumvise uyu Kazungu? Nta kintu na gito ashaka kuvuguruza boss we Sam Karenzi. Bigaragaza ko uyu nguyu yamaze kuba iki, Karenzi atazavuga ngo Kazungu amuvuguruze, ariko Aime yamuvuguruje inshuro 12 mu kiganiro. Karenzi ubwe agahinda karamukegeta ubwo Aime yamubwiraga ngo ngiye kuvuga ibintu birenga 6, waje ukabeshya ahangaha. Bakavuguruzanya bakorana se. Aramuvuguruza Karenzi agahinda karamwica, aravuga ngo ko nta kintu uravuga ngo ngenze mvuge ko abeshya abantu. Kubera iki ngiye uje kumvuguruza. Aime bahita bamuturumbura mu kiganiro cya mu gitondo. Bamujyana mu cyane mugoroba. Ariko Aime nawe namenye amakuru yuko bishoboka ko ashobora kwigendera. Ariko nanone Karenzi namaze kumenya amakuru ko bafitanye ibibazo n'abakora ni mugoroba. None ubwo akabazerekeza hehe? Urumva? Iyi SKFM yari ikunzwe mu minsi ishize, ariko yamaze gucika amazi nayo. Uyu Rikari wajya kuvuga uvugira APR mu minsi ishize, akaba ari kuyihenuraho noneho nyuma yuko amutaye mu bishanga, akaba ari kuvugira Rayon Sport. Muzarusha amakuru Aime gute kandi Aime ari umwana w'Inyanza? Aime ahabwa amakuru na Tadeu. Aya ari amakuru namenye. Ese abangaba bose bashaka udufaranga twinica nikize ba Sam Karenzi. Ndagukacika kandi kantu gato.
urumva cyangwa aka kantu nzaze nkagukinire mu yindi etape muri part 2 muri part 2 aba ndashaka kubagarukaho namenye inkuru zose zabo bita banayisa bakora hari amafaranga bahembwa ahubwo reka ejo dukora ikindi kiganiro nze nkwereka ibyo dukora yego wowe uragenda uyatohoze fresh ejo tuzabahe part 2 waretse tukaba ariko tubikora nanjye niko mbyumva dushaka twanisoreza yego kaba ndagushimiye ariko nanone tugasoza mbwira abantu ku mukwaferi wa mbere mwuno mujyi wa Kigali ugusanga uherereye hose yizaniye ibikoresho cyangwa mu gihe we waba ufite ibikoresho iwawe urabyumva hari abantu baba bifitiye imashini uyu mukwaferi bamwita Innocent akorera ahangaha igikondo uri kubyumva ushaka wamuhamagara cyangwa se ukamwandikira urumva kuri 07535551 536 ajego niwe mukwaferi wa mbere wakoze cyane kaba